Hello guys, welcome to my channel Buryo TV guys. Twongeye kubasuhuza nanone aho mudukurikiye muherereye hirya no hino ku isi. Reka twizere ko uyu munsi wabagendekeye neza, reka twizere ko ibyo murimo mukora byagiye neza, ndetse abagiye gusenga twizere ko namwe mwabonye umugisha cyane ku bakristo. Twizere ko mwagize umunsi mukuru mwiza w'amashami guys. Reka twongere dushimire we wakoze subscribe ku Buryo TV, waradushyigikiye cyane. Nawe utarakora subscribe nyamuneka wibuke gukanda subscribe, ndetse wemeze no kuri ako kazogera ka notification kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho ku gihe. Guys, nk'uko mubibona uyu munsi tugiye kuganira kuri mining ya Avive. Iyi Avive Network ni mining nshya yo mu mwaka wa 2023 ku bamenye Bitcoin Satoshi uburyo yari yubakitse, ku bantu bamininze kowa, abariyemo ama giveaway, abariyemo Bitcoin zatanzwe muri Bitcoin Satoshi mbere yuko iba launch, mbere yuko ihabwa agaciro. Murabizi ko abayimayininze bariyemo ama Bitcoin cyangwa se ama USDT ku bwinshi. Iyi Avive Network nayo niko imeze, niko yubakitse. Uyu munsi wa none umuntu umining iyi coin ya Avive Network arimo aragenda claiminga ama Bitcoin buri munsi, kugeza igihe bazatangira gahunda yo kuba wabikuza izi Bitcoin, nawe ukaba wazishyira mu ma USDT ukazivunja mu mafaranga yo mu gihugu cyanyu guys. Ahangaha niba utaratangira mining ya Avive Network, urebe muri video description ufatemo link, hanyuma nawe utangire ukore iyi mining ya Avive Network. Uraza kureba muri video zacu zabanje uburyo ufungura iyi Avive Network ugatangira mining yayo, ndetse uraza no kusanga link ikwereka uburyo Avive Network ifungurwa. Byose urabisanga muri video description guys. Nkuko mubibona ahangaha twabashije kugereranya ibi bihugu bya hano iwacu hafi, Burundi ndetse n'u Rwanda, uburyo iyi coin bayimayininga. Murabibona ahangaha kuri page ya mbere hagaragara igihugu cy'u Burundi, kuri page ya kabiri hakagaragara igihugu cy'u Rwanda. Aha buri hantu hose uri kubona akaziga karimo isururu cyangwa se kubazi izina ryitwa igipiki, murabona ko ahantu hose hari aka kaziga karimo iyi sururu haba hagaragaza ko hari umuminer cyangwa se umupioneers ukora mining ya Avive Network. Ahangaha murabona igihugu cy'u Burundi, hano barakwereka ko mu mujyi wa Bujumbura hari aba pioneers benshi bakora iyi coin ya Avive Network. Nk'ibisanzwe abarundi bitabira cyane ibintu bya mining, ibintu bya cryptocurrency, aho usanga n'ubusanzwe muri mining bagiye bafitemo abantu benshi cyane bakora mining zigiye zitandukanye. Murabona ko Avive coin nayo batasigaye inyuma. Mu Rwanda naho hano urabona ko ni muri Kigali, twagerageje kugaragaza imirwa aho usanga harimo abantu benshi bagenda bamininga iyi Avive coin. Avive coin ku bamenye Bitcoin Satoshi ntabwo yagombaga kubacika guys. Iyi Avive Network igaragaza ahantu uri. Iyo uyifunguye uhita ubona location cyangwa se location y'ahantu uherereye. Niyo mpamvu muri kubona twabonye Bujumbura, tubona Kigali. Aho ufunguye Avive Network hose uri ubasha guhita ubona amazina y'agace uhagazemo guys. Icyo tugiye kukwereka uyu munsi ni uburyo ushyira ifoto yawe hariya wabonye kariya kaziga karimo isururu, ugashyiramo ifoto yawe kugira ngo ijye igaragara mu gihe ugiye kumininga, ujye ubonamo ifoto yawe. Nibyo tugiye kukwereka muri iyi video kugira ngo urebe ni gute washyiraho ifoto kuri profile picture yawe, hanyuma ujye ugaragara ku ifoto, cyangwa se n'umuntu ufunguye Avive Network app ye ahite abona ifoto yawe mu mwanya waho hakabaye hari isururu. Uraza hano hasi urabona hari airdrop, team tour na my profile, hanyuma urakora hano handitse my profile. Hano urakora hano handitse my profile kugira ngo ujye gushyiraho ifoto kuri profile yawe ya Avive
Network. Guys, ukifungura hano kuri my profile urahita ugera kuri iyi page. Nge murabona ko namaze gushyiraho ifoto yanjye tayari ndetse na username nashyizeho izina rya channel yanjye, nanditseho uburyo TV. Ku ifoto murabona ko nashyizemo ifoto yanjye. Nawe ibingibi nibyo ngiye kukwereka kugira ngo ubashe kuba washyiraho ifoto yawe ujye ugaragara mu gihe ugiye gukora mining, usange ifoto yawe igaragara hariya. Ku bindi bihugu ababikoze cyane mu bindi bihugu byo hanze, kuriya wabonye turiya tuziga buri hose, buri kaziga kaba karimo ifoto y'umupioneers yashyizeho. Nawe ibingibi wabikora nta kigoye kirimo. Guys, ukigera aha ngaha urahita uzamuka hano hejuru kuri setting, urakora hariya hejuru kuri settings, hanyuma aba ariho ufungura kugira ngo usettingemo ifoto yawe ndetse ushaka unahindure username yawe. Uragera kuri page imeze gutya, ugikora kuri settings murabona hari utuntu dutandukanye, wowe uraza ukore hano handitse, hano tugushyiriye akamenyetso, niho uri bukore hagaragara ikimenyetso cya gallery cyangwa se apareye mu buryo busanzwe, niho uri buze gukora kugira ngo ujye gushaka ifoto mu mafoto yawe ari muri telefone yawe, hanyuma iyo foto uri buhitemo aba ari uza kwemeza kuri app ya Avive Network. Uraza hariya hejuru handitse, hari agashushanyo ka apareye, mu busanzwe kari agasimbura icyo twakita gallery cyangwa se album irimo ibiri muri telefone yawe. Guys, ni hariya uri bukore kugira ngo ujye gucuzinga ifoto uri bushyire kuri Avive Network yawe. Ukihakora uragera kuri page imeze itya, wowe nanone uraza hano handitse gallery, hanyuma aba ariho ukora kugira ngo uhite ujya mu mafoto yawe ari muri telefone. Nk'ibisanzwe urashakamo ifoto wumva wifuza kuba washyira kuri profile cyangwa se profile ya Avive Network. Iyo foto numara kuyibona niyo uri bukoreho, uhite uyisevinga ijye kuri Avive Network coin. Hanyuma numara kuyitamo urayikoraho, ukimara kuyikoraho irahita ijyaho. Urabona ko ngere n'ubundi nsubijeho iyari iriho, murabona ni isanzwe nari narashyizeho nsubijeho. Gushyiraho username uraza hano handitse edit kugira ngo uhindure ibiraba biriho kuri username yawe cyangwa se ibyo application yaguhaye, uhindure username ushyireho iyawe. Uraza hano handitse edit cyangwa se editing. Ahangaha ni uburyo nyine uri buhindure, uraza kuvanamo ibyo usangamo wowe wandikemo ibyo ushaka gushyiramo. Nge murabona ko nashyizemo uburyo TV, nawe urashyiramo username ushaka bitewe nuko ubyumva cyangwa se nuko ubishaka guhindura username yawe. Guys, nuko nguko ugenda ubikora kugira ngo byose bibashe kumera neza. Guys, ukigera kuri tableau imeze gutya, urabona hano handitse edit nickname cyangwa se username, byose ni kimwe. Hanyuma urabona nge nashyizemo uburyo TV, wowe urahasanga imibare ariyo irimo, imibare application yaguhaye. Iyo mibare urayivanamo, uraza kuyisiba, hanyuma wowe wandikemo nickname yawe cyangwa se username wumva ushaka. Numara gushyiramo username wifuza, iyo washyiramo iyo ariyo yose, numara kuyishyiramo urahita ukora hano handitse confirm kugira ngo wemeze ya username ya nickname yawe ihite ijyaho tayari. Guys, murabona ko kuri application nkoreraho mining, bimwe nakubwiye muri ka kaziga karimo isururu, urahabona ifoto yanjye. Bivuze ngo ngewe namaze gucenjinga cyangwa se namaze gushyiraho picture kuri profile yanjye ya Avive Network. Iyi Avive Network, niba ukunda mining, niba ibintu bijyanye na cryptocurrency ubyemera, niba wemera mining ikorerwa online cyangwa se ikorerwa kuri telefone, nyamuneka iyi Avive Network ntigucike, cyane ko iri no gutanga airdrop za Bitcoin ziririyo umunsi application yazitanze kuzibikuza zizabikurika. Guys, ciao, mugire mashami nziza.